Turabasuje abadukurikiye kuri Kare Brothers TV, Uwiteka abahire mwese aho muri hose ku mpande zitandukanye z'isi. Tugarutse uyu munsi nka Kare Brothers mu kiganiro cyacu cyitwa Tinyuka Wige Bibiliya. Nk'uko bisanzwe muri kamera murabona mwene data Niyomfura Eric, nanjye turi kumwe Emmanuel Niyonsenga. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko irebana n'agakiza. Ariko mbere yuko tuvuga kuri iyo nsanganyamatsiko, munyemerere tubanze dusenge. Turagushimiye data twese mu ijuru, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe ryane rihimbazwe. Turakurageje kugira ngo ubane natwe ndetse n'abadukurikiye, uduhe kugira ngo ibyo tuganira aha ngaha bidukizanye n'abadukurikiye mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Nk'uko twari tubivuze, tugiye kuganira ku gakiza. Uyu munsi munyemerere dutangirire noneho tuganira ku ntambwe zisabwa guterwa kugira ngo umuntu abone agakiza. Mwene data Eric, mbe na mbere ndagira ngo ubansuhuze abadukurikiye ndetse utubwire ku gakiza mbe na mbere, ari naho biza kudufasha kugana kuri za ntambwe twavuze zigomba guterwa kugira ngo umuntu abashe kubona agakiza. Murakoze cyane. Abadukurikiye turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Uwiteka abahire. Nk'uko mwene data yari amaze kubitubwira, tugiye kuganira ku ntambwe zigomba guterwa kugira ngo umuntu abashe kubona agakiza. Nk'uko warumbwiye rero, agakiza ubundi ni iki? Kuki byabaye ngombwa ko habaho agakiza? Iyo dusubiye mu itangiriro dusanga ko Imana yaremye umuntu, ndetse irema n'ibyo tuzi byose n'ibyo tutazi mu minsi 6. Umuntu we imurema ku munsi wa 6, ku munsi wa 7 iraruhuka. Umuntu yamufata imukatira igice kimwe cyo mu isi aho ahitwa mu ngobyi ya Edeni, yagenda imuterekamo, imusaba kujya hakorera, sibyo? No kuhahingira. Irangije muri iyo ngobyi imuhamo n'ibyo yagombaga kurya, imuha n'igiti kimwe atagombaga kuryaho, igiti kimenyekanisha ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Ntabwo yagombaga kukiryaho. Irangije aramubwira ati rero n'umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Bisa nkaho kiriya giti ni nk'ikintu Imana yari ihaye umuntu kugira ngo abashe kuhitamo ubuzima agomba kubamo. Niba ari ubuzima bwo kumvira Imana cyangwa ubuzima bwo kuyisuzugura. Kuko twibuke ko umuntu yagiye kuremwa tayari Satani yaramaze gucibwa mu ijuru, yaramaze kwigomeka ku Mana. Kandi icyo gihe mu matware y'Imana cyangwa mu butware bw'Imana hari hamaze, mu bwami bw'Imana hari hamaze kuvukamo ikibazo cy'uko Imana irimo iregwa ko itwaza agatuza, sibyo? Iyo rero mu muntu irangije mu burenganzira bwo kwihitiramo, irangije amubwira ariko nuramuka utanyumviye ikizakurikiraho n'urupfu. Mu yandi magambo, kugira ngo umuntu abashe kubaho by'iteka ryose yasabwaga kumvira. Nicyo kintu yasabwe, kumvira iki? Itegeko ry'Imana. Kandi na uyu munsi niko bikiri. Kugira ngo umuntu abashe kubaho bisaba ko agomba kumvira iki? Amategeko y'Imana. Iyo dusomye muri Matayo 19 duhera nko ku murongo wa 16 kugeza ku wa 19, tuhasanga ikiganiro cy'umusore w'umutunzi yagiranye na Yesu. Umusore w'umutunzi abaza Yesu ati ariko mbwira, nakora iki kugira ngo mbashe kubona ubugingo buhoraho? Yesu aramubwira ati rero niba ukeneye kugera ku bugingo buhoraho, komeza amategeko. Rero niba dukeneye kugira ku bugingo buhoraho tugomba gukomeza amategeko. Nitutayakomeza rero ikigomba gukurikiraho ni iki? Ni urupfu. Ari nabyo byabwiwe Adamu rero icyaje kubaho, yaje gusuzugura Imana. Icyagombaga kubaho rero umuntu yagombaga kurimbuka. Kubw'urukundo rutangaje rw'Imana rero, igihe Imana yavumaga inzoka, yahise iheramo Adamu isezerano. Kuko Imana yabwiye inzoka ko hagati y'inzoka n'umuntu hazavukamo hazabamo urwango,
ndetse hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'umuntu, urubyaro rw'umuntu rukazamena umutwe, urubyaro rw'inzoka, noneho urubyaro rw'umuntu nako urubyaro rw'inzoka rwo rukamurya iki? Agatsinsino. Iyo ugiye mu Bagalatiya ibice 3 ugasoma nko ku murongo wa 18 n'uwa 16 usanga ko urwo rubyaro rwavugwaga ari narwo rwabwiwe Aburahamu yari Kristo. Bivuze ko abantu bagombaga kubabarirwa ibyaha byabo binyuze mu kwizera Yesu Kristo, wa wundi wapfuye azira ibyaha by'abantu ariko akivugana ubutware bwa Satani ku musaraba. Ari byo twagereranya no kumumena umutwe. Ari byo twagereranya no kuba Yesu yamennye umutwe Satani, kuko yamwambuye ububasha bwo kwigarurira umuntu ku ngufu. Tugikomeza ubwo wanavuga noneho ku rubyaro rw'inzoka rukomeretsa agatsitsi mu rubyaro rw'umuntu. Ni ukuba Yesu yarapfuye. Yego. Kuba Yesu yarapfuye burya yazize Satani n'abambari be. Yego. N'abamarayika n'abantu bamuyobotse. Uri kumva? Yego. Kuko hari ukumukomeretsa agatsinsi. Impamvu byita gukomeretsa agatsinsi no nuko Yesu yarongera azuka. Yarazuka. Mu gihe Satani we byitwa ko yakomerekejwe umutwe, burya umuntu wagukomerekeje ku mutwe ntabwo wongera kubaho. Nta buzima. N'andi magambo Satani yambuye ububasha bwo kwigarurira ikiremwa muntu burundu, n'ububasha bwo kugumya kuyobya ayandi masi yose. Bivuze ngo hari n'icyizere cy'uko azavaho burundu. Bien sûr. Satani azavaho byiteka. Rero umuntu byasabye ko ateganyirizwa uburyo bwo gukira kubera urukundo Imana yamukundaga, binyuze mu gutanga umwana wayo. Niyo mpamvu nyine tuvuga ko umuntu yateganyirijwe agakiza. Ndetse muri Yohana 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Ahabwe ubugingo buhoraho. Ikibazo rero gisigaye kiba ari ukwibaza ngo ko tubona Imana yo yakoze ibyayo, umuntu we asabwa gukora iki kugira ngo abashe kugera kuri kwa kwizera kumuhesha agakiza? Aha rero byumvikane neza, Imana yo yateguriye umuntu agakiza, sibyo? Yateguriye umuntu ibintu byose akeneye kugira ngo abashe kubabarirwa ibyaha, yongere kubona ubugingo buhoraho, abashe kubabarirwa ibyaha, abashe gukomeza amategeko y'Imana, abashe no kubona ubugingo buhoraho. Byose Imana yarabiteguye. Kuko igihe Yesu yazaga mu isi yabayeho imibereho ikiranuka. Yego. Iyo dusomye mu Baroma 3 hatwereka ko nk'ubwo guhera ku 21 kugeza ku 24 na 5 na 6 hatwereka yuko iyo umuntu yizeye ahabwa gukiranuka kwa Yesu yagize ari hano mu isi. Yego. Uri kumva? Iyo umuntu yizeye ahabwa umwuka wera umubashisha gukomeza amategeko y'Imana. Iyo umuntu yizeye araturwa ku cyaha cyamwigaruriye binyuze mu itegeko rya Yesu. Bisomye mu Baroma 8:2. Yesu atanga itegeko, icyaha rwose kikamburwa ububasha, kandi igituma Yesu abishobora nuko yitanze ku musaraba. Yego. Kuko ku murongo wa 3 wa mu Baroma 8 haravuga ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke yatewe n'umubiri, sibyo? Ngo Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo guhangana n'icyaha. Bekumva? Ngo kugira ngo noneho gukiranuka kw'amategeko kubone gusohorezwe muri twebwe. Gukiranuka kw'amategeko gusohorezwe. Kugira ngo gukiranuka kw'amategeko kubashe gusohorezwa muri twebwe nuko umuntu abanza akabaturwa ku cyaha. Ibyo rero Yesu arabikora iyo twamaze kugera muri we, kubera yuko yabashije kwitamba ku musaraba. Iyo atitanga ku musaraba ntibyari gukunda ko agira ubwo bubasha bwo kudutandukanya n'icyaha. Nyine kubera ko icyaha n'ubundi cyari urupfu, urumva harakenewe ko apfa, habaho gupfa cyane. Kubera ko icyaha cyari urupfu, Yesu yarapfuye, amaze gupfa bimuha ububasha noneho rero bwo gukiza umuntu. Ikintu cya mbere rero akora iyo tumwizeye ni uko aza agatandukanya icyaha n'umubiri n'amagufa y'umuntu. Mu yandi magambo umuntu akabaturwa ku cyaha, akabasha noneho kuba yahitamo kumvira Imana, kuko umuntu utarizera ntabwo ashobora kumvira Imana. Igituma rero abasha kumvira Imana ni uko Yesu araza akabatura icyaha, akamubatura ku cyaha. Byumvikane neza, umuntu utarizera cyangwa se umuntu utaramenya Yesu
utaremera Yesu, umuntu utarizera niyo terime nziza. Cya cyadamu yakoze kiba kikimugonga, si kumugonga gusa, ahubwo kiba ari cyaramwigaruriye, kuko Abaroma 8:2 haravuga ngo, reka duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko rero muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, abatayoborwa n'umubiri ahubwo bayoborwa n'umwuka, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Uri kumva? Yego. Umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu uraza ukatubatura itegeko ry'ububata bw'icyaha. Mu yandi magambo, Yesu Kristo atanga itegeko rikaza rikatubatura kuri rya tegeko ry'icyaha rya rindi riri muri twebwe. Kuko iyo usomye mu Baroma 7 hakwereka ko Pawulo yari afite ikibazo cy'uko yashakaga gukora ibyiza bikanga. Ndangije aravuga ngo impamvu byangaga ni ukubera icyaha cyari kiri muri we cyamaze kumwigarurira kikamugira umucakara. Uri kumva? Iyo twizeye rero umwuka w'ubugingo wo muri Kristo Yesu uza muri twebwe ukatubatura ku cyaha. Icya kabiri, iyo twizeye amaraso Yesu yameneye ku musaraba, araza akaduhanagura n'ibyaha mu mitima yacu, nk'uko tubibona mu Baheburayo 9:13-14. Icya gatatu, kwambikwa gukiranuka kwa Kristo, nk'uko tubibona hariya mu Baroma 3 duhereye ku 21 kugera ku 26. Icya kane, duhabwa umwuka wera ukaza utuzanyemo urukundo rwinshi muri twebwe, nk'uko tubibona mu Baroma 5:5. Kandi twagera mu Baroma 13 umurongo wa 10 hakatwereka ko urukundo ari ugusohoza amategeko. Hagalatiya 5:4-5 hakatwereka yuko iyo umuntu yamaze kwakira umwuka wera amubashisha noneho gukomeza iki? Amategeko, kuko aba yamuzanyemo nyine bwa bubasha bwo kuyakomeza. Urumva rero ibyo byose tubihabwa kuko twizeye. Mu yandi magambo, umuntu utarizera Yesu ntashobora rwose kubaturwa ku cyaha cyangwa kubabarirwa ibyaha cyangwa se gukizwa ibyaha bye. Biri kumvikana? Yego. Aha rero nk'uko wari bivuze, tugiye kureba intambwe zisabwa guterwa cyangwa intambwe zisabwa guterwa kugira ngo umuntu abashe kubona imbabazi z'ibyaha cyangwa kubasha gukizwa cyangwa abashe kubona agakiza nk'uko bivuga. Intambwe ya mbere rero Imana yarayiteye. Intambwe ya mbere yatewe n'Imana cyane, igihe yafataga icyemezo ikohereza umwana wayo akaza akishyura umwenda w'icyaha, nako umwenda w'itegeko, reka ariko tubyita, kuko buriya umuntu wishe itegeko ry'Imana, kandi iyo umuntu wishe itegeko ry'Imana aba agomba gupfa. Yego. Iryo ni itegeko ry'Imana. Mu gihe mu yandi mategeko ya hano ku isi iyo tuyishe baragufunga imyaka 10, 20, waba wakoze igikomeye cyane bakagufunga burundu. Ariko ku Mana ho icyoroshye igikomeye byose ni urupfu. Bivuze rero kugira ngo umuntu abashe kubarirwa icyaha yari yakoze yagombaga gupfa. Nta yandi mahitamo yari afite, nta kundi byagombaga kugenda. Ariko Imana kubw'urukundo rwayo yo yahise itera intambwe ya mbere yo gukiza umuntu, imutegurira agakiza, yohereza Yesu. Yesu araza, icya mbere abanza yihindura umuntu, ajya mu mwanya w'umuntu, araza abaho imibereho yo gukiranuka, kubera ko kugira ngo tubashe kubona ubugingo bwaho tugomba gukiranuka. Kandi ibyo ngibyo umuntu nta bushobozi yari afite bwo kubyigezaho, kubera ko icyaha cyari cyamaze kumwinjiramo, cyamwigaruriye kandi cyanamwanduje. Uri kumva? Yesu arabanza abaho imibereho yo gukiranuka. Amaze kuba imibereho yo gukiranuka, amutegurira uburyo umuntu noneho azaba umukiranutsi. Yego. Ariko nyuma yo kuba imibereho yo gukiranuka, noneho anishyura n'igihano umuntu yagombaga guhanwa kubwo kwica itegeko. Uri kumva? Yego. Aricyo rupfu. Ariko gupfa nyine kumena amaraso. Yesu amaze gukora ibyo, Imana iramuzura. Noneho arongera aragaruka, araza sasa ahita ahinduka n'umutambyi noneho w'ibyiza, n'umutambyi wo gutamba ayo maraso ye yamennye, wo gutanga byose umuntu akeneye. Kandi kubera ko Yesu yapfuye akanazuka, yaramaraho n'imibereho ikiranuka, nibyo bimuha uburenganzira bwo kuza noneho akabasha kuduha gukiranuka kwe,
akabasha kutubabarira ibyaha byacu akoresheje amaraso yamennye, akabasha kutwoherereza umwuka wera Imana imuha kugira ngo atubashishe gukomeza amategeko, sibyo? Akabasha no gutanga itegeko ryo kudutandukanya, ryo kutubatura ku cyaha cyatwigaruriye. Ibyo muri make, ibyo Yesu Imana ubwayo yarabyikoreye binyujije mu gutanga umwana wayo, irabitegura ibishyira hariya. Yego. Ariko nta nubwo byanarangiriye aho. Yesu igihe yari azutse, yafashe bamwe mu bigishwa, yafashe abigishwa be bari baramwizeye, abaha inshingano yo kugenda mu isi yose babwiriza iki? Amahanga yose ubutumwa bwiza. Babwiriza inkuru nziza ya Yesu, yuko burya ibyaha byabo byamaze kubonerwa igisubizo ari ahabo, kugira ngo bakire impano y'Imana, bakire imbabazi z'Imana. Abantu bagenda babibwirwa hirya no hino, babibwirwa n'abandi, n'abizeye Yesu. Ariko ntago bari bahagije ubu bwabo kugira ngo babibwire abantu babashe kubyakira. Niyo mpamvu Yesu mbere y'uko abohereza yarababwiye ati mugende mujye i Yerusalemu, mutegereze mu murwa, mutegereze igihe nzaboherereza umufasha ariwe Mwuka Wera. Ntabwo yigeze Yesu abohereza bonyine, ahubwo yabahaye n'umufasha ugomba kubafasha, kuko Yesu yarasobanukiwe neza yuko bo ubwabo badashobora kubasha kugera ku mitima y'abantu, kandi rero yarababwiye ati rega, muri Yohana 16 yari yababwiye ati rero icyabera cyiza nuko ngenda, sibyo? Kuko niragenda umufasha ntabwo azaza, kandi uwo mufasha ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, abemeza iby'amateka n'ibyo gukiranuka. Mu yandi magambo, nubwo yari bubatume, ntabwo bo ubwabo bari bihagije, byasabaga yuko bagira umufasha, kuko uwo mufasha naza azaherekeza ijambo ryabo ribashe kwemeza abantu iby'icyaha, ribashe no kwemeza iby'amateka ndetse n'ibyo gukiranuka. Intambwe ya mbere irakomeye. Intambwe ya mbere rero ni Imana ubwayo yayiteye, sibyo? Inashyiraho n'uburyo abantu bagomba kuyimenya ko yatewe cyane. Kuko urumva nega nicyo gituma Bibiliya yanditswe. Turabizi ko Imana ubwayo yateye intambwe, yandika Bibiliya, niho tubisoma, kandi n'abamaze kuyisoma bafite inshingano yo kugenda babwira abandi ko Imana yamaze gutera intambwe yo kubashakira agakiza, kandi ikaba yaranabatumye kugira ngo baze bababwire iby'iyo nkuru nziza. Aha rero ikibazo kiba gisigaye ni ukwimenya ngo okay, ababwirizabutumwa bagomba kubwiriza ubwo iyo nkuru nziza bagomba kuba bayobowe nande? Bagomba kuba bayobowe n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu ababwirizabutumwa bakwiye gusenga cyane, bagahabwa Umwuka Wera, kuko ababwirizabutumwa badafite Umwuka Wera, ijambo ryabo ntabwo rwose rishobora kugira imbaraga zaryo. Yego, ntirishobora kugera ku mitima. Icya mbere bagomba kuba bafite Umwuka Wera, ababwirizabutumwa bwiza, sibyo? Icya kabiri bagomba kubwiriza inkuru nziza ya Yesu. Yego, ni inkuru nziza ya Yesu. Ni inkuru nziza ya Yesu. Mu yandi magambo bagomba kugenda bakabwira abantu iby'umugabo witwa Yesu, uburyo yihinduye umuntu, iby'Imana yitwa Yesu yihinduye umuntu, ikaza ikaba mu bantu, ikabaho imibereho ikiranuka kugeza ku munota wa nyuma, kandi uwo mugabo akaza akanapfa mu cyimbo cyabo, bagahera ko yanabyemera umuntu atarabaho cyane, kuko isezerano ryabayeho umuntu atarabaho cyane, kuko umuntu ari kuzacumura, kandi ingurane yari urupfu. Noneho yemera kuzitanga mbere y'uko banamurema. Yego, mbere y'uko n'umuntu arema. Iyo dusomye mu Befeso 13:8 atubwira ko ngo Yesu n'umwana w'intama w'Imana witambye uhereye ku kuremwa kw'iki, ku kuremwa kw'isi. Isi kiremwa n'igitambo cyari gihari. Igihe umuntu yakoraga icyaha, yakoze icyaha, tayari igitambo cyarateganyijwe. Ibyo ngibyo rero nibyo abantu bakwiye kwigisha abantu, nibyo dukwiye kubwira bagenzi bacu. Mu yandi magambo dukwiye kwigisha Yesu. Kandi rega niyo unasomye no mu byakozwe n'intumwa, ndetse no mu nyandiko zindi za Pawulo, usanga ko ikintu cya mbere ababwirizabutumwa babwiraga abo basanze ni Yesu. Wasoma
hariya mu ntuza mu byakozwe n'intumwa bakimara guhabwa umwuka wera barasohotse babwira abantu Yesu kandi Yesu ahita agira abantu bahita bagira gute bahita bihana. Filipo yaramanutse igihe yagendaga nawe ngo aho yagiye igihe bari bahunze intuza akarengane kabaga i Yerusalemu bagenda bavuga Yesu. Natwe dukwiye kugenda tuvuga nde tuvuga Yesu. Erega nibyo koko kuko abantu benshi ntabwo basobanukiwe n'urukundo Yesu yakunze umuntu cyane rwose. ahubwo hari umuntu ushobora kuvuga nse kuki umuntu Imana yari izi ko umuntu azacumura ikamurema, ahubwo uburyo yamukunze ni uko yemeye ko abaho kuko yari azi ko azamucungura. Ukiri naho ngaho Imana yari izi ko umuntu azacumura ikamurema. Ese wajya kuburana n'Imana nyine kandi wigeze ubona umubumbyi nako inkono iburana n'umubumbyi se? Niko Imana yabishatse. Imana yarabishatse yo yaramuremye iranabibona nako mu bitekerezo byayo yapanze kumurema irabibona neza yuko azanacumura. Yego, kuko muri Yesaya 46:10 yatubwira yuko ngo Imana ibona iherezo ry'ibintu mu itangiriro ryayo. Imana nyine ariko kubera ko yari yabiteguye ifata n'icyemezo noneho cyo guhita ipanga uburyo bwo kumucungura. Icyo nicyo rero abantu bagomba kumenya. Icyo nicyo bagomba kumenya. Nziza tugomba kwiga Yesu kugira ngo cyane tumwimbike neza. Niyo magambo tugiye kwiga Yesu umunsi ku wundi. Tukwiye noneho kwigisha abantu Yesu duherekejwe n'umwuka wera cyane. Tukwiye gusenga tugasaba Imana ikaduha imbaraga y'umwuka wera yo kutubashisha kwemeza abatubwira ibya Yesu. Iyo niyo nkuru dukwiye guha abantu. Yego, iyo usomye mu byakozwe n'intumwa nibyo bigisha babwiraga abantu. Petero, Filipo, Pawulo. Noneho Pawulo we iyo usomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere uhereye ku murongo nako igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa 5, Pawulo we agaragaza ko nta n'ikindi kintu yagendaga yibwirira abantu. Yagendaga abwiriza Yesu abantu. Reka tubasome wumve. Nari navuze mu Bakorinto ba kabiri ariko n'Abakorinto ba mbere ibice bibiri guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5 haravuga ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi bamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe. Urumva nta kindi kintu yabamenyeshaga. Harakomeza ngo nabanaga namwe mfite intege nke ntinya mfite umushyitsi mwinshi n'ibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Urumva Pawulo yabwirizaga ibintu byagaragazaga umwuka ndetse n'imbaraga kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu ahubwo mu mbaraga z'Imana. Iyo ari kuvuga ngo ibigaragaza umwuka n'imbaraga, imbaraga burya ni Kristo. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere ibice bibiri mu gice cya mbere guhera ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 24 haravuga ngo ariko twebweho tubabwira Kristo wabambwe, uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana. Kristo ni imbaraga z'Imana. Kristo wabambwe rero nibwo bwari ubutumwa babwirizaga ngo kandi ni ubwenge bwayo. Mu yandi magambo ubwenge bw'Imana ni Kristo, imbaraga z'Imana ni Kristo. Uwo Kristo wabambwe rero niwo ba Pawulo babwirizaga, natwe niwe tukwiye kubwiriza. Kandi nituramuka tubikoze dutyo tukamubwiriza, Yesu yabivuze neza muri Yohana 12:31 hari aho yavuze ngo nimanikwa hejuru y'isi nzirehereza amahanga yose, nzirehereza abantu bose. Yohana 12:31 aravuga ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzirehereza abantu bose. Mu yandi magambo igihe tuzaba tubwira abantu ibya Kristo wabambwe, abantu bazareshywa. Urwo rukundo yabakunze nibarwumva ruzabakurura, rubareshyareshye. Iyo ntambwe rero ya mbere niyo iterwa n'Imana, kandi Imana yayiteye binyuze mu gutanga umwana wayo, na n'uyu munsi iracyayitera binyuze mu ijambo ry'Imana ndetse no mu bwirizabutumwa. Rero intambwe ya mbere igana ku gakiza ntabwo ari umuntu uyitera, ahubwo ni Imana ubwayo iyitera. Niyo mpamvu dusoma muri Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 10 ngo iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe ari twe twakunze Imana,
ahubwo Imana niyo yadukunze. Niyo usomye muri Luka 15 tuhasanga imigani 3. Hari umugani w'intama yazimiye, igiceri cyazimiye ndetse n'umwana w'ikiraro. Iyo usomye ibijyanye n'iby'intama yazimiye, intama yaragiye irarorongotana. Umushumba, umwungeri aba ari ugenda ajya kuyishaka mu bihanamanga. Natwe rero Imana niyo yaje kudushaka mu bihanamanga, kandi na n'uyu munsi wowe udukurikiye nanjye iracyadushakisha, ikoresheje umwuka wayo, ikoresheje ijambo ryayo, ikoresheje n'ababwiriza butumwa. Nahacu rero kugira ngo dutege amatwi iby'uwo muhamagaro, iby'uwo muhamagaro wayo, iby'ubwo butumwa bwiza tuzanirwa n'ababwiriza butumwa bwiza baherekejwe n'umwuka wera. Intambwe ya mbere rero igana ku gakiza ni Imana iyitera inyuze muri ibyo byose tumaze kuvuga. Nahacu, nahanjye, nahawe kugira ngo tubashe kumvira uwo muhamagaro. Nakoze ngira ngo ni icyo ngicyo. Izindi ntambwe zindi tuzagenda tuzireba ubukurikiyeho, ariko kuri iyi nshuro intambwe ya mbere tugomba kumenya igana ku Mana ni Imana ubwayo iyitera muri ubwo buryo. Yego, reka dushimire abari badukurikiye kandi bagira uruhare mu gutanga ibitekerezo byabo kuri ino ntambwe ya mbere. Niba yumvise neza iterwa n'Imana ubwayo kugira ngo umuntu abashe kubona agakiza. Gusa turagushimira kandi nawe ko wabisobanuye neza cyane mu buryo bwumvikana, kugira ngo abadukurikiye dukeneye ibitekerezo byanyu n'ibibazo kugira ngo ubutaha tuzadukomeza tubiganiraho. Ubu tubararikire kuzakurikira intambwe ikurikira mu biganiro byacu biri imbere. Tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza. Ariko ntitwasoza mbere yuko dusoza, nimureke nsabe mwene Data kugira ngo adufashe mu isengesho uko twatangiye dusenga. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka wakunze ikiremwa muntu kugera ku rwego wemera gutanga umwana wawe ngo azapfe mu mwanya wacyo. Ibyo bihererwe icyubahiro. Amen. Turagusaba kugira ngo ababwiriza butumwa b'ijambo ryawe tubashe kubwiriza ukuri gukwiriye, tubashe kubwiriza iby'urukundo rwawe, tubashe kubwiriza iby'icyaha ndetse n'uburyo wakiboneye umuti kugira ngo abadukurikiye babashe gukabakabwa n'urukundo rwawe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu nimo tubisabye. Amen. Amen.